Mwaramutse igitondo cyiza ndabashuje aho muri hose Yesu ashimwe. Ndifuza kuganira namwe muri iki gitondo ijambo ry'Imana riri muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice 5 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Reka dusenga. Turagushimiye Mana nziza muri iki gitondo yuko tubyutse turi bazima, turagushimiye ko waturinze, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, amaraso yawe ongere kuryeza no kuritunganya, rihindura imibereho yacu n'ubuzima bwacu, utugirire neza utwiyereke nk'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Abakundwa mu mwami, ndashaka kuganira namwe muri iki gitondo ijambo rivuga umwuka wo gutabwa. Umwuka wo gutabwa, umuntu aratabwa. Uyu muntu yari amaze imyaka 38 arwaye, kandi yari yarageze kuri iki kidendezi cyangwa ahantu kuri iri baraza. Ikidendezi cyitwaga Betisayida. Yari azi yuko ashobora kuhakirira, ariko uko yabitekerezaga siko yabibonye. Yamaze imyaka 38 afite icyo kibazo, ababaye, adafite umuntu umufasha, adafite umuntu wamukiza. Uyu mugabo yari yaratawe. Bibiliya iravuga ngo Yesu amubonye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Yesu ikintu yamubwiye, yaramubwiye ngo mbese urashaka gukira? Umurwayi aramubaza ati data simfite umuntu ujugunya. Urumva uyu muntu yari yaratawe adafite n'umuntu umufasha. Umwuka wo gutabwa ni umwuka utemerera ko umuntu agira ikintu ageraho. Abantu bose baraguta, abantu bose ntibakumva, abantu bose usanga uri mu kato, n'uwari ukuza arakwirengagiza. Ni umwuka mubi cyane. Iyo Satani yawuguteje, nubwo waba uri umuntu w'akamaro muri sosiyete, ntago wongera kukagira. Akamaro kose wagize karazima, uhabwa akato nk'umurwayi wese, urasuzugurwa. Bibiliya iravuga rero ngo Yesu amubonye amenya yuko amaze igihe kinini afite icyo kibazo, yararwaye aranatabwa. Hari ibibazo ufite byawe bwite, hari n'umwuka waguteye wo gutabwa. Kuko iyo umuntu akwitegereje akabona ufite ibibazo, aravuga ati uyu muntu ninkomeza kubana nawe aranteza ibibazo afite, turasangira. Ndabizi muri iki gitondo ko watawe, hari ahantu wajugunywe, hari abantu batakikugeraho, hari abantu batakigufasha, hari abantu batakikwegera, hari abantu batakigutelefona. Ariko iki gitondo nshuti yanjye hari ubutabazi. Yesu nicyo cyamuzanye, yaje no kureba abo batawe, yaje no kwita kuri abo bamugajwe n'agahinda, bamugajwe n'amarira, bamugajwe n'igisuzuguriro, bamugajwe no kutamenya Imana. Ubumuga bwa mbere ni ukutamenya Imana, ngo uyubahe ugendane nayo, ukore ibyaka. Muri iki gitondo rero nshuti yanjye, Yesu aje kugusanga kuri icyo kidendezi, Yesu aje kugusanga kuri iryo baraza, Yesu aje kugusanga muri ayo marira, aho watawe, aho utakigira umuntu ukumva, aho utakigira amaboko agushyigikira, aho utakigira amaboko akumva, aho utakigira umuntu wahamagara. Uzi kugira n'ibibazo ukabura n'uwo witabaza, ukabura n'uwo utelefona. Telefone yawe yuzuyemo amanomero ariko ntufite uwo ubwira. Bibiliya rero ikavuga ngo Yesu amubonye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, amenya yuko amaze igihe kirekire arira, amenya yuko amaze igihe kirekire yaratawe, amenya yuko amaze igihe kirekire yarajugunywe, amenya yuko amaze igihe kirekire mu marira, mu kutamenya Imana, mu gukomereka, mu icuraburindi ry'ubuzima. Ndabizi ko urungano rwawe rwagusize,
ndabizi ko abantu bagutaye, ndabizi ko umuryango utakikumva, ndabizi ko uri wenyine, ariko icyiza cy'Imana ijya igusanga naho ngaho. Icyo ni cyo kintu cyazanye Yesu, ni ukugusanga aho wajugunywe, ni ukugusanga aho watawe, ni ukugusanga aho utakigira umuntu n'umwe. Ikintu cya mbere umurwayi yabwiye Yesu ngo simfite umuntu ujugunya mu kidendezi, niyo amazi yihindurije nkiza undi antangamo. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari imbaraga yateye ubuzima bwawe ituma n'igihe cyose ibyo ugerageje gukora, ibyo ugerageje gutangira, iyo uriho uwo mwuka wo gutabwa, ugira n'inyatsi, ugira n'umwuka ugutanga ugatwara ibyawe. Hari ikintu cyiza kigatwara ibyawe kandi kikinjira mu mahirwe yawe. Hari poroje ukora, mu gihe ugiye gusarura hakazamo abandi bagasarura umusaruro w'ibyo wakoze, kenshi ugahora ukomeretse, ugahora ubabaye, ariko Yesu araje muri iki gitondo kugira ngo aze arebe ubuzima bwawe, agukureho umwuka wo gutabwa, agukure aho watawe, aho wajugunywe, aho utagira umuntu ugufasha, aho utagira umuntu ukureba. Aho ngaho Yesu agutabare, akubwire ngo ikorere uburiri bwawe utahe, aguhe ububasha bwo kunesha icyo cyaha cyakunanije, aguhe ububasha bwo kunesha uwo muvumo uri ku buzima bwawe, aremerera uko gutabwa, nawe usubire mu bandi, nawe usubire aho abandi bageze, nawe uhagere. Uwiteka agukize gutabwa, Uwiteka agukize iyo ndwara umaranye igihe, Uwiteka agukure kuri icyo kidendezi umazemo iminsi. Ubuzima bwawe bwabaye ikidendezi, ubuzima bwawe ntibuhinduka, urakora ariko ntutera agatamba, urababaye, ubuzima bwawe ntibugira ikintu na kimwe kibufasha. Ariko iki gitondo akira ihumure ry'Imana, akire kuva ahantu no kugera ahandi. Yesu Kristo atabara ubugingo bwawe, agukure mu byaha, akubohore, aguhe ubuzima, aguhindurire amateka. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe muri iki gitondo. Umwuka w'Imana agusanga aho hantu utinze cyane, agusanga aho hantu uruhiye cyane, akwiyereke inshuti yanjye. Urakoze muri iki gitondo wakira ubutabazi. Yesu aramubwira ati byuka, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Imana ikubyutsa aho uryamye igihe kinini, Imana iguhagurutse muri ayo madeni, Imana iguhagurutse muri ako gahinda, Imana iguhagurutse muri uko kutayimenya no kutayisobanukirwa, Imana igukure mu bujiji no kuvangirwa no gucanganyikirwa. Uwiteka akwiyereke muri iki gitondo, Uwiteka akugirire neza. Imana ya Isirayeli ikwiteho mu rukundo rwayo n'imbabazi zayo. Byuka, haguruka, tera intambwe, igirira icyizere, kora ibyo utakoraga. Injira, Imana igiye kuguhuza n'abantu bazagushyigikira, bakakubyutsa, bakagukura muri icyo kidendezi, bakagukura muri ako gahinda, bakagukura muri uwo mubabaro, bakagukura muri uko kuvangirwa. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mana, turagushimiye yuko wasanze uyu muntu amaze imyaka 38 ukamubohora, ukamubwira agasubira muri sosiyete, ukamenya yuko arwaye igihe kirekire, imyaka 38 irangiye uramutabara. Reka Mwami, muri iki gitondo ikidendezi tumazeho igihe utubohore, udukize, utwiyereke, Uwera wa Isirayeli. Mana nziza, ibyacu byagiye bijyamo abandi, ariko Uwiteka turagushimiye ko ubu ngubu nta kintu kizongera kwitambika mu mugambi wawe ku buzima bwacu. Ndagushimiye yuko ibyaturwanyaga n'ibyatubuzaga amahoro bimaze gukubitwa hasi mu mbaraga z'umwuka wawe wera. Urakoze mwene data, unyumva, umugirire neza kandi umwiyereke. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Uwiteka akugirire neza, Uwiteka akubohore, agukure mu buzima bw'ikidendezi kandi agukureho umwuka wo gutabwa. Imana ya Isirayeli ikugirire neza, amen.